kubera ibibazo ukareba nk'igisabo ugiye kukaguhahita kubonera mu ndorerwamo y'uko wamwiba ko byaranze. Imana yongera isa n'isura yawe. Hari umwambaro Satani yagusize, uri umukobwa nturabona umugabo, ariko hari umwambaro Satani yagusize. Ufite imyaka 25, ariko umusore mubi yaragusuhuza ngo uraho mukecuru, ukibaza rwose timutuka. Uyo wimutuka ni ugusenyuka, dusomere pastor. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu. Imana izagirana isezerano rishasha n'abantu. Imana ishimwe kugirana isezerano rishasha natwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana igirana isezerano. Ariko murabyumvisha? Imana isezerano isezerano rishya. Mu yandi magambo hari irindi ryari risanzweho, ariko ryarasenyutse, ariko Imana igiranye isezerano rishyashya. Haleluya! Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwarize, ahindurira imibabaro manifeste. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwarize, ahindurira imibabaro manifeste. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Yakoze bifite nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Imufasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwarize, ahindura iyo mibabaro manifeste. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Bijura bera bazamura ikarizuba, Yesu ukazakoze ibaba n'ubugingo. Umekanura kubasanganura kubaru yawe. Imana ishimwe Haleluya! Imana igushira ahakwiriye. Imana igushira ahakwiriye mu gihe gikwiriye. Imana igushira ahakwiriye. Imana iguhuza n'abakwiriye. Imana iguhuza n'abantu ba nyabo mu izina rya Yesu. Imana igushira ahakwiriye. Impamvu wasenyutse, wahuye n'abantu badakwiriye, uhura n'abantu batari abanyabo, ugirira icyizere abantu batari bagikwiriye, wavunitse aho utari ukenewe. Nta kintu kibabaza muri iyi si nko kuvunika ahantu udakenewe, ukahatanga imbaraga kandi utahakenewe. Twatinze aho tudakenewe, twatinze aho tutagize dute. Niyo mpamvu imitima yacu irakomeretse. Twahaye agaciro abatagakwiriye, twahaye urukundo abadakwiye gukunda. Imana y'amahoro igushyira ahakwiriye. Imana igushyira hehe? Imana igushyira mu buzima bukwiye. Imana iguhindurira amateka. Ni umuhanuzi w'Imana, nkubise imbaraga z'abasizi n'abadayimoni zikamenya ubuzima bwawe. Hari ibintu byari bikwicariye, ariko soni masano w'irimirwa n'arebotari n'ekotaya n'imikokozi. Izo mbaraga nizikurekure mu izina rya Yesu. Mbaraga z'abarozi zikurekure, mbaraga z'amadeni zikurekure, umwuka w'ubukene wakugendagaho ukurekure, umwuka w'inyatsi ukurekure, umwuka w'igisuzuguriro ukurekure. Wakire kubahoka mu izina rya Yesu. Uko niko Uwiteka avuga ati, uko niko nderata
Uwiteka. mubwire ngo Uwiteka aravuze. Uwiteka agize gute? Yesu dukorera azatunyuza ahatambika, amarira azashira, bana b'Imana mwe. Yesu dukorera azatunyuza ahatambika, amarira azashira, bana b'Imana mwe. Yesu dukorera azatunyuza ahatambika, amarira azashira, Yesu dukorera azatunyuza ahatambika. uko niko Uwiteka avuga ati, Uko niko Uwiteka avuze ati, abantu barokotse inkota baboneye mu butayu, abantu barokotse inkota baboneye mu butayu, aribo Bayisiraheli. aribo Bayisiraheli. Igihe nari ngiye kubaruhura, Igihe nari ngiye kubaruhura, Uwiteka yambonekeye kera. Uwiteka yambonekeye Ni ukuri ati, yewe Mana we, ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhora. rwa rukundo ruragarutse kandi nagukunze urukundo ruhora. Nicyo cyatumye Bwira umuntu mwegera ngo Imana irakwikundira rata. Ubwire ngo Imana irakwikundira. Ayiwe! Ayiwe! Jesus ikundi you. Hallelujah! Hallelujah! Amubwira uti Jesus love you. Ayiwe! Imana ishimwe ko Yesu agize gute atwikundira. nagukunze urukundo ruhoraho. Nagukunze urukundo. Nicyo cyatumye mukuruza ineza yanjye Oya nicyo cyatumye kwiyegereza. tuge cyane ngo amena. Nagukunze urukundo ruhoraho. Amen. Uretse wumva ngo warugize gute? Ntabwo ari urwa mu gitondo ngo saa sita ubwire ngo ndumva ntameze neza. Imana ishimwe ko itagira mu kanaka. Yesu ashimwe cyane. Imana ntigira mu kanaka. Umuntu murakundana akakubwira ngo ndumva ntari muri mudu. Mwabyuka mu gitondo wamubwira ngo none se ngo papa runa amafaranga yo guhaha ari he? Ati wumve mama runa unyorohere uyu munsi ndamutse nabi. Ndumva ndamutse Imana ishimwe ko itagira mu kanaka. Aleluya. Ntabwo ihinduka, ihora ari ya yindi. Nagukunze urukundo ruhoraho. Sashimwe cyane. Yego pastor. ngo nicyo cyatumye Yego. ngukuruza ineza yanjye Nicyo nkakwiyegereza. cyatumye ngukuruza Ineza. kuvana mu magana Yego. menshi y'abanyabyaha, ikuvana mu businzi, ikuvana mu burayi, uvayo utarwaye sida. Ayiwe! Aho narinduye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye we. Aho narinduye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye. Aho narinduye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye we. Aho narinduye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho gituye. Narinduye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye
amina. Yesu yamamare ngo ni ukuri. Mushumba ijambo rivuze ngo nzongera nguku kubaka ngo tongera nawe uzaba wubakitse. Haleluya. Uretse mu maso nakumvise abantu. Haleluya. Amazi mbega aravuga ngo nzongera kukubaka ngo nawe uzaba wubaka. Nzongera kubakwa kuvuga ngo amina. Nzongera ayiwe Imana ishimye ko tugiye kongera kukubaka we. Cyari cyaranze ariko Imana iravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Imana igiye kongera itwubake. Tugiye kongera ducuruze byemewe. Tugiye kongera tubone akazi mu izina rya Yesu. Amen. Imana yubatse na konte zanyu. Izubatse ni ukuri. Izubatse ni ukuri. Izubatse konte zanyu. Izubatse mu izina rya Yesu. Ujya ubona konte z'abakomeye we. Uza amatafari aba ariyo y'amafaranga. Imana y'amahoro ishyira amatafari y'amafaranga kuri konte yawe mu izina rya Yesu. Haleluya.
umuntu aza kubikuza akamanura amatafari ukibaza njye nje kwaka igihungu ngo ngikwikuze cyangwa byihorere, ariko Imana yubake konte yawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abafite konte zasinziriye ndazikanguye mu izina rya Yesu, bidasabye kujya mu mashini, bidasabye kujya kuri interineti. Konte zikanguke mu izina rya Yesu. Haguruka papa. Oya, konte zikanguke. Amasakoshi yanjye abamo amafaranga. Hanyumvi umaze igihe utwara amasakoshi arimo ibitambaro, nta kintu kigize gute, ariko muri aya masakoshi Imana ishyiremo amafaranga. Sibona umuntu w'umugabo afite ikofi mu kibuno ukabona yabyimbye, wajya kure ugasanga n'ibipapuro yatwaye, udukarita tw'amatora, utw'imiganda, harimo tapandigo. Reba aba we Imana ibubatse mu buryo bwose mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka Imana ikubatse, mu buryo bw'umubiri Imana ikubatse. Telefone zanyu nazo zubakike. Mbese telefone itinyuka gute guhera ku itariki ya mbere bakubwira inkuru mbi, ni mu cyaro bahamagara, yewe mwana wa uradufasha iki, ya nka yacu yariye imyumbati none mbega uhora wakira amakuru mabi, wakira mesaje zikubwira ngo ka kazi wari wasabye ngo ntibyakunze, ubundi ugategereza ko hari umuntu ukoherereza mesaje, aho ukabona iz'umujyi wa Kigali ngo byukira muri siporo. Byukira he? Kandi rimwe na rimwe bakubwira kujya muri siporo. Imana igira gute ikubatse mu izina rya Yesu. Imana yubaka urukundo rwayo, Imana yubaka ingo zayo, Imana igarura agaciro kawe nk'umugore mu rugo, wongere wubakike mu izina rya Yesu. Umugabo wawe ndamutegetse Imana ikoresha itegeko, none ahangaha aherereye agende abyiyumvemo, ace mu isoko muri supamaketi, anyure muri shopu zikomeye, aguhahireho igitenge wawe. Atinyuka ate kumara imyaka 2 nta kintu, atinyuka uko nako ni ugusenya. Mwaka ugashira nta gatenge koko, ariko uyu mugore bihinduka mu izina rya Yesu. Bigira gute? Ngo nzongera kugira amashako. Haleluya! Ageze gute zabanezerewe. Mana ishimwe. Hari ibintu byongeye kuka, kandi tugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Umunyenga wo guterura umwana no kumushyikira hana we, ngo gushyira ingobyi mu bwonko ugaheka. Imana ni nziza iragutetuye, Imana ni nziza iragutetuye, ibibazo birashira ukanibagirana, uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana aturaye Imana ibyaye ahetse, kuko bizashira.
abasina amagambo yavuze abonye umwana wari wari ubyaye arahetse tuvuge cyane rwanda uretse reka dusubire mu muhanda imana ikamya akagezi yafukuye akandi humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba kuko abanzi bawe babishaka bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze batoto ntabwo nkuzi ariko iyeri irakuzi umva ukuntu imabara imana irambwiye ngo ikumaze umubabaro hari ibintu watekerezaga ukabona nta hantu bizanyura ukabona nta hantu bizaca urimo urareba ukabona imbere nini birakomeye wareba hirya byakomeye wareba byakomeye nta nzira n'imwe ufite ariko imana irambwiye ngo iguciriye inzira uzagaruka muri iri teraniro ushima imana Amen. uzagaruka ushima imana imana igukuyeho umubabaro imana igukuyeho uburetwa mu izina rya Yesu twihute ngiye gusoza haguruka mama wangiriye neza Wangiriye neza. wangiriye neza Wangiriye neza. haleluya wangiriye neza Wangiriye neza. sema haleluya mpa mama imana irambwiye ngo ntiwongere kurira ntiwongere hari amarira urimo urarira kubera ko nawe warasenyutse nawe baragusenye mama warasenyutse hirya hino utabwa n'abantu utari wizeye ko baguta impamvu ni uko bari abantu ufite agahinda gakomeye uyu munsi ibyawe byose ni ukwizengurukaho niko imana irimo ivugana nawe cyangwa ni kukubeshyera ntabwo nkubeshyera ariko umva ukuntu imana imbwiye imana irambwiye ngo iragutabara kandi imana irambwiye ngo iguhojeje amarira hari umuntu wavuze ngo urutwa n'uwapfuye urutwa n'uwapfuye koko yasohoye iyo cyane ngo amen Amen. haleluya Amen. abantu bavuga nabi abantu bavuga nabi ariko imana irambwiye ngo irakurengeye mu izina rya Yesu imana irambwiye ngo igucishije urubuga mu izina rya Yesu hari n'umuntu wagushinje ngo uri umudayimoni ngo ndetse ngo uri n'umurozi ubu wadufasha imana irambwiye ngo ibabonye ubuzima bwawe imana irambwiye ngo ije kugukuraho urubwana ngo muri gice inzira aho zitari ukomere fata amashyi menshi cyane haguruka amana mama imana irambwiye aya masaha igukuyeho umwuka wo gukenyuka imana igukuye umwuka wo gukenyuka ku buzima barakubarira iminsi bareba ku jisho bakavuga ngo ejo buzacya wapfuye iminsi bakayibara hari uburwayi buri ku buzima bwawe ubumaranye igihe sibyo ariko n'imbaraga z'abadayimoni cyaragufashe rwose ngwino hano gitegeke kigenda mu mbaraga z'amaraso ya Yesu mu mbaraga z'amaraso ya Yesu waba urwaye we ndagutegetse izina rya Yesu genda ube muzima mama ntabwo urongera kucyumva Mana nzakorera Imana yibuka
irambwiye ngo uyu munsi ikurinze gusenyuka mu mutima wawe, ko Satani yarazanye ikintu cyagombaga kuguriza ukarira, ariko Imana ikurinze kurira, ko ari Imana ishobora byose. Muri iri teraniro Imana ikurinze kurira amarira, nawe ugiye kurira akareba menshi cyane, ariko Imana ikurinze. Icyakabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikuburaniye aho utari bubashe kwiburanira. Imana igiye ahantu irakuburanira kubera yuko abantu bari bahagurukiye ubuzima bwawe kandi bari bakugabyeho ibitero kandi biremereye, ariko Imana ikuburaniye aho utari bubashe kwiburanira. Icya gatatu, izera Imana, nta kintu kiyinanira, nta kintu n'iki kigira gute. Iyakurinze mu myaka yose ikabana nawe, ikakugaburira, ikakwambika, ikagutunga, ntabwo yagiye iracyahari. N'ubu yiteguye kongera gukora mu izina rya Yesu. Yiteguye kongera gukora mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Samura haleluya cyane. Mbonye haza marayika w'Imana, mbona agufashe ikiganza, maze kugufata ikiganza mbona arakumanukanya ahantu nabonaga ari nko ku mazi, mbona urimo urakaraba. Umaze kuba urimo urakaraba, mbona gukarabije ibiganza byombi. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igumanuye ibiganza byawe, ishyizemo umugisha wo kwakira ukagumana mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Ni Imana cyangwa si Imana? Ni Imana. Irashoboye cyane, ishoboye. Yicarire Yesu akugirire neza. Haguruka mama. Itareba uburanga, ntireba igihagararo, ntireba aho umuntu avuka, ntajya yitorera. Itareba uburanga, ntireba igihagararo, ntireba aho umuntu avuka, ntajya yitorera. Mama, zamura haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Umva nkubwire, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru isanye bya bindi byari byarasenyutse. Imana irabisanye ku buzima bwawe. Byarasenyutse, ushatse kubisana biranga, ariko Imana irambwiye ngo irabisana. Bisanwe none aha ngaha. Imana ikuremeye amashimwe mashyashya, Imana ikuremeye ubuhamya bushyashya. Ugiye kuvuga ineza y'Imana, kugera kure ntabwo ari ko gupfa. Imana ihaye umugisha ibiganza byawe. Hari amafaranga wari urimo urasaba Imana, uyibwira uti Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, aya mafaranga wayazanye ko reba bikomeye, ndetse byakomeye cyane. Hari ibintu bikomera bikarenga gukomera bikanuka, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru isanye ibyari byasenyutse mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye ubuhamya bushya, akira gushima Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Abafanyiwe ni kubyumva. Tuge cyane ngo amen. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Mama, haguruka. Yewe mama, ibibazo byagushajishije imburagihe. Bakwita kaka. Yewe mama kaka. Byaragoranye. Hari impaka z'abadayimoni. Umanutse ntabwo bimeze. Ariko Yesu umwami w'amahoro arakurengeye mu izina rya Yesu, akira kugirirwa neza n'Imana. Genda uhindurirwa amateka n'Imana mu izina rya Yesu, uzagaruka ushima Imana. Tuvuge ngo amen. Muri iri teraniro Imana irambwiye ngo ibakuyeho uburetwa mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana ibakuyeho igisuzuguriro. Icya gatatu, Imana itanze amahoro mu mitima yayo. Icya kane, zonima shando wiribirify lele botai nini to prevonenia. Hari umuntu wicaye hano arimo arasengera ibyo kurya. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, kuri inzara mu rugo iwawe isashira. Ntabwo Imana iguhaye ibyo kurya by'umunsi, Imana izajya isitoke mu rugo iwawe. Uhereye none ugiye kujya ugaburira abandi, ugiye kujya ugaburira abandi.
ugiye kujya ugaburira abandi. Hari umuntu uri muri iri teraniro arwaye umutwe uri kukurya, urumva umutwe uri muraza. Haguruka, Yesu yamamare. Haguruka mu izina rya Yesu. Muze hano mutere intambwe, muze hano. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu mpagaritse ubu burwayi bw'umutwe. Mwakire gukira nonaha mu izina rya Yesu. Ndagutegetse wa burwayi we, genda mu izina rya Yesu. Amen. Muhagarara aho nimwumva mukize mugende. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Yesu yamamare. Niwumva rwose ukize uhita ugenda. Yesu yamamare. Vuge ngo amena. Vuga cyane ngo amena. Dufite Imana ishobora bingahe byose. Ntabwo ariyo tujya gutira ahandi. Irabakiza ryarese nibakize nona. Uretse kugenda urakize byarangiye, ntabwo kiwumva. Komereye Yesu amashyi menshi cyane. Nawe niwumva yijuje, komere data amashyi menshi cyane. Yesu yamamare. Uretse kugenda urakize, urumva bigiye. Gira gutya wumve nta kibazo njye mfite. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikoresha ikirata itegeko. Haleluya. Umva mubwire. Imana nawe ikoresha itegeko. Ikoresha itegeko ku buzima bwawe. Ubuzima urimo buhinduke mu izina cya Yesu. Imana ikoresha itegeko, ubuzima urimo bugire gute buhinduke. Mutunge ibiganza hano. Imana ikoresha ikirata itegeko. Imana ikoresha itegeko abona amafaranga ajya gucuruza. Imana ikoresha itegeko ava mu buzima bwo gupfundikanya, ava mu buzima bwo mu izina rya Yesu. Genda ubone amafaranga ugenda ujye gucuruza. Yahanuye mu izina rya Yesu. Imana ikoresha umuntu aho ari hose, waba mu majyepfo, mu majyaruguru, mu muryango w'iwanyu, niwaba wicaye hano muri uru rusengero, imubuze amahoro aguha amafaranga ujye gucuruza. Imana ikoresha itegeko. Vuge cyane ngo amen. Imana ikoresha iki? Itegeko. Iki? Itegeko. Haleluya. Ndasoje. Imana ikoresha itegeko. Uragiye mama? Oya buretse. Uragenda Imana ikivuga. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Vuge cyane ngo amen. Yesu yamamare. Haguruka mubwire. Haleluya. Haleluya. Zabisiribanga ibikubereye inzitizi, dore yasiribanze n'ibya Zerubabeli. Yesu yaranesheje zabisiribanga. Siribanze n'ibya Zerubabeli. Yesu yaranesheje zabisiribanga. Namara kubisiribanga abakwanga bazaje abantu be izuba rikuba umugaragaro. Mama ukamvuga ibintu bigera nko muri bitatu. Icya mbere, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo nkubwire ngo niyo. Ongera usubiremo ngo niyo. Niyo. Icyo ni igisubizo cy'ikibazo cya mbere wawe. Irambwiye ngo nkubwire ngo niyo. Icya kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo igeze ku buzima bwawe. Ije kugaragaza ko ariyo Mana yavuganye nawe, icecekesha iminwa y'abana b'abantu baceceke ku buzima bwawe. Agiye guceceka kuko Imana iragutabaye. Umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira hana. Imana ni nziza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yesu abagirire neza. Yesu abibuke muri uku kwezi kwa gatanu. Imana irambwiye ngo hari ibintu Imana ije kurema. Imana ije kurema.
numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo muri uku kwezi kwa gatanu abahinze ibishyimbo barasarura. Irangije irambwira ngo namwe igiye kubaha gusarura aho mwabibye mu izina rya Yesu. Birashoboka ko nta mirima mwari mufite, birashoboka ko nta mirima igaragara mwagize, ariko Imana igiye kubaha gusarura mu izina rya Yesu. Wa mujakazi w'Imana we, haguruka we wambaye agatambaro k'umukara mu mutwe, haguruka wowe, tera haleluya. Amen. Amen. Vuga ngo ndabohotse. Ongera usubiremo uti ndabohotse. Vuga ngo nakiriye kubohoka. Vuga ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka dufate amaturo. Ucaye muri uru rusengero, ibyawe byagiye bipfapfana, wapfubyemo umukire. Niba hari umuntu uri aha ngaha, agakwiye kuba ari umuntu ukomeye, wagakwiye kuba ukomeye, ariko ibyawe byapfapfanye bigasenyuka, Imana irambwiye ngo irabyubatse mu izina rya Yesu. Waradindiye, ariko Imana irambwiye ngo iragutegeye mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo iragutegeye aho watinze. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iragutabaye, igukuhaye n'indishyi z'akababaro mu izina rya Yesu. Tera intambwe muze dushyigikira umurimo w'Imana. Waga, ariko Imana ikuye ibibyimba mu nda yawe, ibazakubaga mu izina rya Yesu. Twagiye. Amen. Papa, natuye umugisha muri ibi biganza, natuye umugisha muri ibi biganza. Nirukanye umwuka w'ubukene, nirukanye igisuzuguriro. Ibi biganza mbihesheje amafaranga. Genda wakira amafaranga mu izina rya Yesu. Kora mu mifuka yawe, koramo, koramo, koramo. Vuga ngo uhereye none muri iyi mifuka ntihazongera kuburamo amafaranga, ntihazongera kuburamo amafaranga. Ufite ikofi aho ngaho, ntayo niyo ugira. Yesu, ntayo. No mu ikofi hose genda ugira amafaranga, ugitunga n'ikofi mu izina rya Yesu. Ugira ibyangombwa na perime uratwara se, nuko bikagenda gute? Byaranze nyine, byaranze nyine. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, Mana iyi perime nyihesheje umugisha. Nirukanye inyatsi, nirukanye uburetwa, ibyamutsikamiraga byose bimukuyeho. Nagenda agira umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Amen. Genda Imana ikwawe ntukongere kubura amafaranga. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu natuye umugisha ku buzima bwawe. Mfashe mbere imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Nirukanye uburwayi ku buzima bwawe. Imbaraga z'uburwayi ndazirukanye, imbaraga z'uburwayi ndazirukanye. Fatika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Umva nkubwire Mana, genda Imana iguhindurira amateka, genda Imana iguhindurira amateka. Nirukanye umubabaro ku buzima bwawe, nirukanye agahinda ku buzima bwawe. Ibyagutsikamiraga byose byigisha yo mu izina rya Yesu. Imana ipahe mu rugo rwawe, igenda isana ibyari byarasenyutse. Imana ikoresha itegeko. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu ndasenze ku buzima bw'umugaragu wawe. Mana fungura imiryango. Papa, Imana y'amahoro niguhereze umugisha, Imana y'amahoro nikugirire neza. Ngiye kubona mbona uhagaze aho ngaho, mbona hari bariyeri. None iyo bariyeri nkabona urajya gutambuka, ariko nkabona urasubizwa inyuma. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ibintu byose urabikora, ariko byagera hagati bikanga. Niko bigenda. Imana irambwiye ngo ikuyeho iyo bariyeri mu izina rya Yesu. Genda wagurirwe Imana. Dukomere data amashyi. Itangazo rya mbere, Yesu ni umwami.